first of all barabanza bakagukomunika mugasinyana contrat, nyine bakohereza contrat kuri email ukayisinya ukongera ukayibasubiza. Iyo contrat rero mwagiranye niyo bifashisha bajya muri leta bakavuga ati uyu ni umukozi twasinyanye amasezerano agiye kuza gukorana natwe, so turashaka ko mwadufasha mukamwaprovingira working permit. Ndabasuje cyane mwese, nizere ko mumeze neza, muko murambifuriza amahoro y'Imana akomeza abane namwe abaherereye Afrika, Asia, mu Burayi, Canada, America, Australia. Yeah, welcome back to my YouTube channel Beyond Borders Media. Mbere na mbere ndabanza gushimira abantu mukomeje kunshyigikira kabisa, muri gukora subscribe, muri kwandika comment, muri kurikinga, mukana sharinga. God bless you. Muraba agaciro kuri nge, muraba ingenzi kuri nge, mukomeze muhabwe umugisha kandi umutima mwiza mufite muzawuhorane. N'abandi bose batarakora subscribe kuri YouTube channel, ni YouTube nziza kabisa, nzambabwira ibintu by'ingenzi kabisa, mukandeho mwinjiye mu muryango w'aba Beyonders. Ndabakunda cyane. So rero uyu munsi nje kubabwira ku kintu abantu bakomeje kumbazaho cyane, haba muri video yandi ya kera mperutse gukora ikiganiro ngasubiza comment y'umwe muri mwe, haba no muri video iherutseho nababwiraga uburyo wabona visa yo kuza mu Burayi cyangwa se ahandi usanze umuntu mwashakanye. Uyu munsi rero ngiye kubabwira kuri visa yo kuza mu Burayi uje mu kazi, kubera yuko niyo bakunze kumbazaho cyane. Mu by'ukuri amahirwe arahari menshi cyane yo kuza uje mu kazi. Bigenda bite rero? Ntago ibihugu byose hano mu Burayi, ndababwira cyane cyane mu Burayi aho ndi, ntago byose bifite opportunity yo kuza nyine uje mu kazi gutyo. Hari abantu nyine badafite izo opportunity bagifunze imipaka, ariko harimo ibihugu nyine byafunguye imipaka ku buryo bashaka kwangaja uri mu Rwanda cyangwa uri mu Burundi ukaba waza. Kuko ndi kubwira abarundi n'abanyarwanda ko nkoresha ikinyarwanda nibo banyumva. So rero aho waba uherereye hose bakaba baguha akazi ukaza ugakora. Ibyo bihugu rero nkuko mubizi ibya trendinze cyane ni Poland yara trendinze. Birashoboka pe, birashoboka, qualification yose waba ufite ushobora kuza ugakora. Ariko hari n'ibindi bihugu ubu ngubu amakuru ufite. Portugal ni shwadir. Portugal ni shwadir. Portugal ya abantu bari kubona amaviza, bari kuza mu kazi baje muri Portugal, bakabona working visa bakaza bagakora. Hari ibindi bihugu nabashakiye kanze mbibabwire. Ibyo ngibyo ubwo ngubwo nababwiye Poland na Portugal. Ibindi byongereyeho harimo Estonia, Lithuania, Iceland, Latvia, Slovakia, Luxembourg, Czech Republic na Germany. Ariko German ntekereza ko hazamo agakomplikasiyo gakiya kugomba kuba uzi Ikidage. Kandi aho ngaho mu Rwanda hari ishuri ryigisha Ikidage, ukagira ama levels wigaho Ikidage, noneho wayarangiza baguha certificate ukaba washakisha akazi muri Germany, mu Budage nyine. Ukaba washakisha akazi ariko uri sure ko ufite ya certificate, byibuze nyine warangije za level z'Ikidage bashaka ko wiga, sibyo? So rero na Luxembourg ishobora kuba yabamo compliqué kuko ni igihugu kiri kuri standard iri hejuru, gifite salaries ziri hejuru, ubuzima bwabo burahenze. Bon, ntago ndi 100% sure ko byakoroha, ariko ibyo bindi mbabwiye ya bishobora koroha kabisa, birashoboka. Bigenda bite rero? Uragerageza ugashakisha aba agents. Haraho abantu baba bafite agents, barakoze company zo gufasha abantu kubona utuzi. Bashobora kuba bari mu Rwanda cyangwa se Burundi aho muri Afrika, cyangwa se ugasacinga iziherereye hano mu Burayi, noneho bakagushakira akazi kuri company. Iyo bagushakiye akazi kuri company bakareba requirements z'ibyo bifuza ku muntu bakeneye, bakabona urazujuje, bagufokasingaho bakagufasha ukaba waza. Ukaba waza nyine ugakora, ukazira kuri visa y'akazi. Cyangwa se waba ufite umuntu
ufite yo connection hantu akaba yakugira kuri tele akajya ku ruganda se akajya cyangwa kuri company runaka abizi neza ko bashaka guhayaringa bagahakaza umuntu uri muri Afrika kandi ko icyo gihugu gifite iyo offer ko bikunda akakugira ku kigo runaka cyangwa se uruganda akababwira ati nta mukozi mushaka agatangira akabudiringa babyemera agahita atanga information zawe bakagufasha ukuntu bigenda rero process iyo company ikwemeye ikakwishimira nyine igashima CV yawe igashima like ibyo bifuzaga ku mukozi bo bagenda muri leta ya hano mu Burayi muri icyo gihugu bakajya kugusabira icyo bita working permit. Working permit ni uruhushya rukwemerera gukora muri cya gihugu. Ubwo ngubwo iyo birangiye rwa ruhushya rwawe rusohotse iyo working permit yawe isohotse urumva uba wamaze gusinyana contrat nabo iyo ya working permit yawe isohotse nibwo babikoherereza byose bakakubwira n'ibindi ugomba kwatacingaho. Ibyo nzi kuri experience mfite iyo byabonetse kuko hari mbifiteho experience gatoya iyo byabonetse wowe usaba visa uri muri Afrika ubwo bakoha ya working permit bakaguha na contract mwagiranye ukabisubmitingana n'ibyangombwa byawe nta kindi ni passport photocopy y'iranga muntu na ya criminal record igaragaza ko mu gihugu nta kibazo ufitanye nabo aho utuye aho uturuka ya criminal record rero wibuka za stamp nababwiye muri ya video yashize uka stampinga muri Minijust na Minafete Ministries of Justice na Ministries of Foreigners ukibuka izo stamp zikajyaho iyo birangije rero ubishyira muri ambassade umva visa ni direct kereka ahantu wenda bakoresha interview ariko hari ibihugu bidakoresha interview visa bibara ako kanya na nibagiwe n'ahandi na Croatia guys naho ni iwacu mu byibuka ndi umukroate kazi umunyarwanda so na Croatia biroroha Croatia ho nta interview ukora uhita wa applyinga bagahita baguha visa ntago visa ya Croatia ntago igitinda ni like 2 weeks 1 month ubu yibonye ugahita ucaho kubera ko ubuje ufite aho ugiye mu kazi ubuje ufite ugiye gukorana nawe byararangiye amasezerano byose byararangiye ikiba kibura ni ya working permit kandi ubwo urumva isohotse working permit yawe yisohotse biba birangiye nyine uhita ko uyifatanya na ya contrat wasinyanye n'umuntu muzakorana ko na amasezerano mwarabyemeranyijwe nta kindi kizabihindukaho wowe ukabifata n'ibyo byangombwa byose passport yawe na photocopy y'iranga muntu warangiza na iriya criminal record ukabisubmitinga muri ambassade nayo kabisa igahita igira gute ikakwaprovingira visa yawe. Iyo niyo process nzi ya visa. So ibyo bihugu nababwiye rero muragerageza namwe mujye mukunda gusoma mushaka amakuru musacinge urebe ibihugu bishobora kwemera umuntu uri muri Afrika bifite nyine byo peninze borders yabo bafunguye imipaka ku bihugu biri kure ku buryo umuntu avuye muri cya gihugu ashobora kuza agakora. Usome ukore research urebe neza ibyo bihugu ibyo ari byo. Hari akandi kantu nibagiye kubabwira ngo ndakwibagirwa ariko nzabyibuka ndi kuri recordinga mbibabwire. Ndabaha na link ushobora gushakiraho visa. Ndabaha link. Hari link ebyiri ushobora ushobora kwishakiraho akazi. Hari link ebyiri ushobora gushakiraho akazi utiriwe uca kuri baba agents ugahita ugera direct kuri company zikaba zagufasha mugakomunika direct ugiyeyo. Gusa nyine biryoha ufite aba agents kandi babaye bari kuri teri naha niho biba byiza. Cyangwa ukaba ufite umuntu hatuye akaba yagukonekta na company. Nabyo birirukanka kuko we ahorayo akabashyiraho igituta akagati wa muntu nabahaye bigezehe yari umuntu nyine ushaka utagira isoni aragenda akabaza. So rero hari link ebyiri. Hari imwe yitwa Indeed Indeed. Hari n'indi yitwa LinkedIn. Ujya muri Google yawe ukazandikamo noneho ugahita usacinga like jobs, tuvuge urugero jobs in Croatia, bagahita baguha urutonde rw'utuzi abakozi bakeneye amakampani akeneye akazi ugahita ubibona.
Indeed irakora ni sure deal. Indeed, LinkedIn ukabyandikamo neza ugasearchinga, sibyo? Warangiza wabona nyine company bitewe na requirements zawe ibyo uzi gukora ukaba wasaba ugendeye ku ma company uri kubona n'abakozi bari gukenera baribo, ukavuga ati wenda ugapikinga company ukavuga ati wow, iyi ngiyi wenda niyo iri bunyemere bitewe n'ibyo. Bo bagenda muri leta ya hano mu Burayi, muri icyo gihugu bakajya kugusabira icyo bita working permit. First of all barabanza bakagukomunika mugasinyana contrat, nyine bakohereza contrat kuri email ukayisinya ukongera ukayibasubiza. Iyo contrat rero mwagiranye niyo bifashisha bajya muri leta bakavuga ati uyu ni umukozi twasinyanye amasezerano agiye kuza gukorana natwe, so turashaka ko mwadufasha mukamwaprovingira working permit. Working permit ni uruhushya rukwemerera gukora muri cya gihugu. Ubwo ngubwo iyo birangiye rwa ruhushya rwawe rusohotse, iyo working permit yawe isohotse, urumva uba wamaze gusinyana contrat nabo. Iyo ya working permit yawe isohotse nibwo babikoherereza byose bakakubwira n'ibindi ugomba kwatacingaho. Ibyo nzi kuri experience mfite, iyo byabonetse kuko hari mbifiteho experience gatoya, iyo byabonetse wowe usaba visa uri muri Afrika, ubwo bakoha ya working permit bakaguha na contract mwagiranye ukabisubmitingana n'ibyangombwa byawe. Nta kindi, ni passport, photocopy y'irangamuntu na ya criminal record igaragaza ko mu gihugu nta kibazo ufitanye nabo, aho utuye, aho uturuka. Ya criminal record rero wibuka za stamp nababwiye muri ya video yashize, uka stampinga muri Minijust na Minafete, Ministries of Justice na Ministries of Foreigners, ukibuka izo stamp zikajyaho. Iyo birangije rero ubishyira muri ambassade. Umva, visa ni direct, kereka ahantu wenda bakoresha interview, ariko hari ibihugu bidakoresha interview, visa biba ako kanya. Na nibagiwe n'ahandi na Croatia guys, naho ni iwacu mu byibuka, ndi umukroate kazi umunyarwanda. So na Croatia biroroha. Croatia ho nta interview ukora, uhita wa applyinga bagahita baguha visa. Ntago visa ya Croatia ntago igitinda, ni like 2 weeks 1 month ubu yibonye ugahita ucaho, kubera ko ubuje ufite aho ugiye mu kazi, ubuje ufite ugiye gukorana nawe, byararangiye amasezerano byose byararangiye. Ikiba kibura ni ya working permit, kandi ubwo urumva isohotse. Working permit yawe yisohotse biba birangiye, nyine uhita ko uyifatanya na ya contrat wasinyanye n'umuntu muzakorana ko na amasezerano mwarabyemeranyijwe, nta kindi kizabihindukaho. Wowe ukabifata n'ibyo byangombwa byose, passport yawe na photocopy y'irangamuntu, warangiza na iriya criminal record ukabisubmitinga muri ambassade nayo kabisa igahita igira gute, ikakwaprovingira visa yawe. Iyo niyo process nzi ya visa. So ibyo bihugu nababwiye rero muragerageza, namwe mujye mukunda gusoma, mushaka amakuru, musacinge urebe ibihugu bishobora kwemera umuntu uri muri Afrika, bifite nyine byopeninze ama borders yabo, bafunguye imipaka ku bihugu biri kure, ku buryo umuntu avuye muri cya gihugu ashobora kuza agakora. Usome, ukore research, urebe neza ibyo bihugu ibyo ari byo. Hari akandi kantu nibagiye kubabwira ngo ndakwibagirwa ariko nzabyibuka ndi kuri recordinga mbibabwire. Ndabaha na link ushobora gushakiraho visa. Ndabaha link, hari link ebyiri ushobora ushobora kwishakiraho akazi hari link ebyiri ushobora gushakiraho akazi utiri uca kuri baba agents, ugahita ugera direct kuri company zikaba zagufasha mugakomunika direct ugiyeyo. Gusa nyine biryoha ufite aba agents kandi babaye bari kuri terina, hano niho biba byiza. Cyangwa ukaba ufite umuntu hatuye akaba yagukonekta na company, nabyo birirukanka kuko we ahorayo, akabashyiraho igituta akavuga ati wa muntu nabahaye bigeze. Yari umuntu nyine sharp utagira isoni, aragenda akabaza. So rero hari link ebyiri, hari imwe yitwa Indeed, Indeed, hari n'indi yitwa LinkedIn. Ujya muri Google yawe ukazandikamo
noneho ugahita usacinga like jobs, tuvuge urugero jobs in Croatia, bagahita baguha urutonde rw'utuzi, abakozi bakeneye, amakampani akeneye akazi, ugahita ubibona. Indeed irakora, ni sure deal. Indeed, LinkedIn ukabyandikamo neza ugasacinga, sibyo? Warangiza wabona nyine company bitewe na requirements zawe, ibyo uzi gukora, ukaba wasaba ugendeye ku makampani uri kubona n'abakozi bari gukenera baribo, ukavuga ati wenda ugapikinga company ukavuga ati wow, iyi ngiyi wenda niyo iri bunyemere bitewe n'ibyo. So ubwo rero kabisa iyo niyo process y'uburyo ushaka kuza uje gushaka akazi. Naha akazi kose waba ushaka ukabona kandi bikoroha, cyane cyane mwibande kuri bya bihugu bitagoye cyane, kandi mu making sure ko ibyo bihugu bifite ama offers ku bantu bari hanze y'Uburayi badafite EU passports cyangwa se EU nationalities, bari hanze cyane, ko babemerera kuza baje mu kazi. Ubwo rero kabisa mubyiteho, kandi nkomeje gushimira abantu kabisa bari kuma subscribe, like, share na comments, bakamba hafi, bakantera courage. Iyo muri kuntera courage bituma nkora video nyinshi, nzajya nkomeza mbasobanurire, mbabwire ibintu bitandukanye kabisa bigomba kubafasha muri ubu buzima, kubaho no gufashanya, kubaho no kubana. Rwose nanjye ndabashimiye kubera ukuntu muri kunshyigikira, muri kuntera courage, muri kuntera imbaraga. Nzakomeza mbahereza amakuru yose mwifuza kumenya. Abantu mushaka akazi rwose ko kuza gukora mu Burayi, mukaba mushaka ibyangombwa byo kuza muje gukora icyo bita working visa, mukomeze mube hano, mva amakuru yose nzayamenya, nzanyababwire buri kimwe cyose, buri gihe nzambakorera video, kuko kera muri za video za kera nabonyemo ama comments menshi nagiye nsoma. Hariho abambwiraga ati ujye udufasha uduhe ibintu nk'ibi byibuze buri cyumweru. Ntabwo nzajya nkora video imwe gusa mu cyumweru, ubu kabisa nabifatiye umwanya uko nzambona time, nzajya mfata video mbabwire buri kimwe cyose mwifuza kumenya. Gusa biramfasha iyo mwanditse comment, mujye mukomeza mwandike comment. Rimwe na rimwe iyo ndebye muri comment mpita ndeba ikintu muri gushaka kumenya. Nazagira uwitinya, akazi kose waba ushaka urakabona inaha, kuko ntago abantu bose baremewe gukora ikintu kimwe. Hari utuzi twinshi, hari ama opportunities atandukanye. So rero mwebwe kabisa mugerageze mubyiteho, mushakisha amakuru, musome, musacinga ama companies ashaka abakozi, mumenye neza ibihugu bishaka abakozi baturutse abroad, bavuye nyine kure, bavuye Afrika. Muze mubizi neza ko icyo gihugu gishobora kukwemerera, kuko hari ibihugu nabyo bigifunze imipaka, bidafite izo offers zo kwemera abantu baturutse iyo za Afrika iwacu nyine kuza gukora. Ariko hari n'ibindi bihugu byafunguye imipaka, ushobora kubona akazi wibereye Afrika ukazira kuri working visa, kandi iyo uziye kuri working visa uzi ibintu byose ari amahoro, uza nyine ufite icyangombwa cya gihita kikwemerera gukora, bahita bagufasha, ugahita ubona n'icyangombwa cyo gutura, ugahita winjira mu kazi direct, nta bintu byinshi ujyamo by'ayandi ma process, kubera ko nicyo kiba kikuzanye nyine, ntabwo gucisha hirya no hino, utinzwa no kuhagera uhita utangira akazi kawe. So rero akazi kose wagashaka kabona, haba kubukirina wakabona, haba gukora mu nganda wakabona, haba kubushoferi wakabona, abize za construction nababwira iki, za electricité, mu ma office, abaganga bono baba bari wanted. Umva rwose mugerageze mushake amakuru, mujya kuri za link nababwiye, LinkedIn na Indeed, mushakishe utuzi, mushaka ama company afasha abantu kubona utuzi online. Biba biriho online, ibintu byose byarakemutse, ahubwo byicwa nuko tuba tutabimenye. Mushaka abantu muzi baherereye mu bihugu, babafashe, babagire ku ma company, babarize nimba nta bakozi bashaka. Ufite umuntu wawe ashaka kwigomwa mu mwanya akajyayo, akajya kukubariza amakuru, then akaba yaguconnecta na company.
nabyo byakoroha, birashoboka. Nta kintu kidashoboka, ahubwo icyo tuba tubura ni ubushake. Tubishyiremo ubushake maze turebe. Hanyuma rero nukuri nkomeje gushimira abantu muri gukora subscribe hano. Muri kunezeza umutima wanjye, muri kuntera imbaraga, muri kuntera courage zo gukora. Muzi gukora video ntagire umuntu yireba, uhita wumva ucitse intege, ukumva nta kintu wakongera kuvuga, ukavuga maybe ndi kubabwira ibintu bitarenterese kuri bo, nyine bidafite icyo bibamariye mu buzima. Niyo mpamvu babyihoreye, nawe ukavuga ati mbivuyemo. Ariko iyo ukora nka video ukabona bayirebye, ukabona abantu baje bari gusubscribinga, ukabona abantu barayikinze, abandi bari gutera comment, uravuga ati probably bari kubyishimira, bikaguha imbaraga ugakomeza ugakora video nyinshi, ugenda ubasobanura buri kimwe cyose. Umva, nzabaha video kereka icyo mudashaka, nzazibaha nyinshi pe, nyinshi ikintu cyose wifuza kumenya ku Burayi, cyane ko ariho ndi, nzajya nkibabwira cyose. Mwe mukomeze mube hano, nimba wari waracikamwe utaruzi hano kwa Beyond Borders Media, ukoze subscribe, ukore no kuri kakazogera, nshyiraho video kabisa wabimenye ko na uploadinze ikiganiro. Kandi ikindi, musharing abantu bose. Wenda wowe ushobora kuba aho uri, it's okay, udakeneye izo opportunities, ariko hari undi muntu utaraza kuri iyi channel ngo amenye ayo makuru. Mubisharinge, abantu baze bumve, barebe. Hari igihe umuntu ashobora kubigiriraho umugisha, agakurikiza ikintu navuze, bigahita bicamo, akaba yakibonera opportunity, akaba nawe yakubaka ubuzima. Murakoze cyane kabisa, mukomeze mushyigikira. Love you so much, muri kunezeza umutima wanjye. God bless you.